mbasuza mwese kabisa bakunzi ba Tuza TV, nizere ko mumeze neza cyane, abari mu majyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba, iburengerazuba, n'abari mu mujyi wa Kigali, nibagiye n'abari mu ntara ya Gatarataryo, aba diaspora mwese ndabakunda cyane kabisa. Uyu munsi rero nta kindi kinzanye, ngiye kugaruka kuri Rwanda National League. Nari ngiye gushyiraho Primus, nibuka yuko byarangiye. Iyi rero kabisa igeze aharyoshye, igeze ahashyushye. Uyu munsi niyo tugiye kugenda tugarukaho, ndetse tugaruke no ku mukino wa APR, tugaruke ku mukino urangiye wa kipe ya Rayon Sport, ndetse ngende mbaha n'amakuru agiye atandukanye, ubundi mugende mumenya uko byifashe. Mbere ya byose reka mbanze nakire umuvandimwe, ubundi tugende tugaruka ku makuru yacu. Okay, mumeze neza abakunzi ba Tuza TV, mwebwe mwahisemo kubana natwe mu biganiro bya sport, imyidagaduro muri rusange, ndetse n'ibindi biganiro byiza cyane. Tuza TV igende bategurira, kandi urakoze cyane kunyakira. Namwe abarebye mu mukino wa Rayon Sport, nzi ko twari turi kumwe kuri Kigali Pele Stadium, ndetse n'abandi bose batabonye ko bakurikira ariko bakabukurikira hano iwacu kuri Tuza TV. Murabizi ko tuba duhari kubwanya kugira ngo tubahe ibyiza. Niyo mpamvu tuje kubadondosha uko uyu mukino wagenze. Ubu turi saa 6:46 nibwo dukora iyi video, aho uyibonera hose umenye ngo babahungu banze kuryama baterekanye cyangwa se batavuze analyse y'ukuntu umukino wagenze. Yes, ndagira ngo rero tutarajya kuri, ariko mbere yuko dutangira mbanze nsabe abakunzi bacu akantu gato koroshye, gukanda subscribe, ukibuka guklika kukazogera kugira ngo video nigigera kujye uhita uyikurikira neza cyane. Size tuvugana tugize abantu 9,890. Nukanda subscribe ukazamuraho, tuba turimo dusatira 10,000. yes. Rero buri wese umurikiye namubwira ni kanda sub, ubundi tujye tubana neza cyane. Reka dutangire amakuru yacu y'imikino, kuko urabizi twebwe hano nugukubita tubangura updatinga ibintu byihuse cyane. Mukari tumaze kureba mu mukino wahuzaga equipe ya Rayon Sport ndetse n'ikipe ya Etincelle, n'umukino urangiye ari igitego kimwe ku busa cy'uwitwa Faringani kuri asite y'uwitwa Adamu Bagayogo, umunyamari rwose, igipeti kimeze neza cyane, kiba gifite swaga. Wabonye Bagayogo? Bagayogo n'umukinnyi mwiza ukiri muto, ugifite imbaraga z'umubiri, imbaraga z'ibitekerezo. Ni umukinnyi mutoza nyine, aba yamwibitse nk'ari isasu rya nyuma man. Robertinho narabibonye, aba yamubitse nk'ari isasu rya nyuma. We rwose we nakuranya, ubonye ko Basane bakimara kujyamo impinduka zose ziba rwose. Rayon Sport itangira gukina no yataka cyane, itangira guhaga Etincelle mpaka yibonyemo igitego. So navuga ko Bagayogo ni umukinnyi uza muri equipe, abakinnyi bakavuga bati tubonye indi moteri nshyashya, tubonye amaraso mashya, tubonye umuntu ugiye kudutera izindi imbaraga zo kugira ngo turusheho gukora neza ibyo dukwiye gukora. Kabisa. Adamu Bagayogo yaje gutanga umupira mwiza kuri Faringani, umunya Senegal umeze neza cyane, ahita amininira mu rucundura. Ni umukino uwitwa Robertinho yahisemo gukoresha abakinnyi bagiye batandukanye. Yagiye afata mwiza amakiramo uwitwa Kadimendiaye. Uyu nta byinshi twamuvugaho, nimbabonye Kadimendiaye ni amakosa menshi agifite, nakagisohoka cyane. Wabonye ko yagerageje n'igitego bamutsinze, nubwo umusifuzi yavuze yuko aroroje, ariko ntago ari amakosa ye, kubera ko njye n'uriya ruhande narwo narindimo, ntago ari amakosa ye, ahubwo igikira gitego buri wese yagitsindwa. Ubona yuko rwose ameze neza cyane, dore ko aheruka gutsindwa igitego kera, buriya sinzi nimba ubizi, kuva shampiyona yatangira hakinaga uwitwa Patience. Ikipe ya Sport yakuye mu magaju. Noneho nyuma yuko umutoza, nyuma yuko umukino wa mbere warangiye ari ubusa ku busa, icyo gihe nta kibazo yari afite. Umukino wa kabiri akubitwa ibitego 2 by'amafuti, umutoza ahita amukuramo. Nyuma yuko amukuye imikino 6 yose Rayon Sport imaze gukina, nta gitego na kimwe n'ikina kimwe. Rayon Sport irinjizwa, kandi kuva icyo gihe ni Kadimendiaye wari mwizamu. Urumva ko ni umuzamu mwiza,
urimo uragenda yitwara neza cyane. Ikindi tutakwirengagiza ni amakuru yasohotse avuga yuko Paul Muvunyi yamwemereye ko igihe azajya agira clean sheets, igihe match izakina Rayon Sports izakina ntagire igitego kijya mu izamu ryiwe, azajya amukubita inoti $100 akayima nka prime y'umwihariko. So kuva icyo gihe rero Kadimu Ndiaye aya makuru yasohoka bigaragara yuko ari umuntu wese ucayura ibintu, atangira gukina umupira ufite intego, atangira gukina na bagenzi be, kandi ko umukinnyi wirinda kwinjizwa igitego kugira ngo niyo prime nyamuneka nayiboneke. Umukinnyi ntabwo aba yanze nyuma umushahara mwiza bahabwa cyangwa se bahembwa, ntabwo aba yanze niyo prime iba ari uy'umwihariko. Rero Kadimu Ndiaye kuva yajyamo imikino 6 irihiritse, Rayon Sports igize amanota 18 kuri 18 nyuma yuko atakaje amanota 2 yo ku mikino 2 ya mbere ibanza. Abasaza bamwe ba nyiri ikipe ubwo barangajwe imbere na Muzehe Muvunyi, ba Tadeyo, ba Ruhamyambuga, ba Rwagacondo, ba Yego, abo bose baravuga bati Rayon Sports ntabwo ikwiye gutangira shampiyona gutya. Barahaguruka bose baravuga ngo no. Bamaze kwa ngo no, ikipe batangiye kwisapotinga, nibwo batangiye gushyiramo amaprime bavuga ngo nibara twere guhemba ikipe, ariko nibara tuyihe prime kugira ngo abakinnyi ba motivated bumve ko bashyigikiwe, bumve ko tubari mu iruhande. So rero kuva icyo gihe iyo mikino 2 yatakara ya mbere, hari umukino wa Marine n'umukino w'Amagaju, urabyibuka? Ndabyibuka iyo mikino 2 ubundi Rayon Sports niyo yagombaga gutsinda, ubundi ikaba ari iheraho. Noneho Marine ko abareba yifata nka muri umuntu wa APR, bahita bati kwa kwera dutanye tunganya na Marine, noneho turi Kigali, bahita batiraga ibintu bishoboka. So abasaza bose bavuga ngo no, bavuze kuvuga ngo no, baraza motivating equipe iratangira irakina. Ubu uyu munsi yujuje umukino wa 6 idatakaje, yose yitsinda amanota 18 kuri 18, bivuze ko uyu munsi yujuje amanota 20, ndetse akaba yicaje Rayon Sports ku mwanya wa mbere by'agateganyo mu gihe shampiyona y'u Rwanda Premier League igikomeza. Kabisa. Nuvuga ngo rero impande zacagaho uwitwa Fitina Ombolenga Omba Bebe ndetse n'uwitwa Bugingo Hakimu bakenye neza. Aya uwitwa Bugingo Hakimu yishe umukino ku kigero cyo hejuru, kuko iyo mba ndi n'umutoza nari kumukoramo kare buriya nuko utamwitegereje. Ombolenga nta kibazo yakenye neza, ariko uwitwa Bugingo Hakimu hari amapase bamuhaga nabashe kufunga umupira agafunga inzoka, umupira ikipe ikawutakaza. Hari ndetse n'imipira myinshi yagiye atakaza. Uyu munsi rwose Bugingo Hakimu afite amanota make, ariko witwa Ombolenga we ntacyo atakoze muri make icyo yarashoboye yagikoze. Ariko Bugingo Hakimu cyo ni ikintu nabashije kubona neza, ntabwo yitwaye neza. Tunabona kwibutsa barebe ko aba defenseur ba Rayon Sports mu buryo busanzwe busamo tuzi bagize imvune, barimo Yusudian hajya yakinye na Yusudian na wundi mugenzi we Omar Nyingi. Okay, Omar Nyingi yagize imvune ku mikino na Omar. Yego, bari abakinnyi nibo bari wa Minister of Defense cyangwa se nibo bari babayoboye ubwugarizi. Tunakibariho kwango imyanya yabo uyu munsi yakinnyeho uwitwa Nsabimana Aimable ndetse n'uwitwa Nshimimana Emmanuel bakunze kwita Kabang. Bamubwira ko uyu Kabang ubundi ni nimero 2, akina kuri wingi y'iburyo y'inyuma nka nimero abo twita ba nimero 2. Ariko nyuma yo kuza agasanga witwa Serumogo Ali Omar, agasanga ndetse n'uwitwa Fitina Ombolenga Omba Bebe, aba ni abakinnyi atashimaho. Yaje gufata umwanzuro wo kujya mu mutima wa defense. Mu mutima wa defense naho asanga birakaze, kubera hari Omar, hari Yusini Diaye ndetse hakaba na Nsabimana Aimable. Uri muri akongaje nziza. Ubu ubitwa Yusini Diaye ndetse na Omar, abo banyasenegali bombi uko ari babiri baravunitse. Nyuma yuko bavunitse rero Emmanuel abona amahirwe, ubwo Rayon Sports yakinaga na Musanze, mutoza mushyiramo umwana araprova akura neza, yitwara neza. None nk'uyu munsi yagiriwe icyizere, ntawamenya wabona ahise akaba rwose n'ikibuga agafatiraho ukabona niwe ugiye ubanzamo mu ikipe ya Sport. Bivuze ngo 4 na 5 mu mutima wa defense uyu munsi hakinye uyu Emmanuel Kabang ndetse n'uwitwa Nsabimana Aimable. Ndagira ngo tugaruke noneho ho gato kwa basore bakinye mu mutima wa defense wa Rayon Sports. Nsabimana Aimable kavuga ko wakingize umukino mwiza, kako n'umwe mu bakinnyi banazamukaga cyane batera bazamura imipira cyane.
ndetse n'uyu Emmanuel Kabang ni amakosa menshi twavuga yigeze aba. nawe wambwira uko wababonye. Jewe wenda kuri Kabange nakomeza ko nende hano hari kino zino nyuguti zanditseho Kigali Pele Stadium none nicaye mu bafana, ariko mu byukuri nakomeje kubona Kabange jewe yagereje gukontorora, yakomeje gukina zone yiwe yirinda kuba yagenda cyane kubera ko yari afite ikibazo cyo kuba bashobora guhita mucomboka mu mwanya wo kuba bamutsinda. Hanyuma ikindi nka Aimable we yakomeje kugira engagement zituma yanacenga umuntu agakora penetration ashaka kwinjira. Ako je najyango tugariko kuri Aimable. Aimable ni umudefanse ariko ari ikintu akunda gukora kikananangaza. Agafata umupira akawukora muri defense akawuzamura agacenga abantu batatu cyangwa babiri kandi ari umudefanse. Ubundi umudefanseri biba bikwiye yuko azamuka yakanacenga kuko yako umudefanseri gucenga cyangwa umuzamu cyangwa kuzamuka k'umuzamu cyangwa umudefanseri ntago ari ibintu bisanzwe. Ntabwo iki kintu ubona ari cyiza kuri Aimable. Jewe nkibona mwari cyiza muri modern football, muri football ivuguruye cyangwa se umupira w'amaguru w'ikigiye uvuguruye, kubera yuko twe tubona n'abatoza niyo bagiye guhitamo n'abanyezamu n'urugero. Kera twabaga tuzi ko umunyezamu mwiza ari uzi gucakira umupira, ariko ngo umunyezamu mwiza nuzi gukinisha amaguru, agashobora gukina na bagenzi be kubyo bamuha passe nawe akayifata akayifunga akayihereza bagenzi be neza atiba no gufata mu ntoki. Bivuze ko rero usigabona n'izi system abatoza bagenda baplika mu equipe atandukanye ya za batatu abadefenseri batatu, ugasanga umudefanseri equipe igize abadefenseri benshi mu gihe yatatswe, ariko mu gihe yakwataka igatigira baba benshi. Umudefanseri akaba ujya guheza kuri 7 cyangwa undi akaba yajya guheza kuri 11, bityo babandi bahakinaga bakora penetration binjira mu kibuga hagati bashakiramo ibitego. Biriya byerekana iki? Byerekana ko uyu munsi football ya none yabaye modern cyangwa se yajemo kuremamo udushya, aho umudefanseri atakitwa umudefanseri gusa ahubwo bashobora no gutsinda. Niyo mpamvu ubona Nsabimana Aimable asigaye akina umupira kandi umutoza akabimwemerera, akabona arakora penetration, arakora tentative zo kujya gucenga kugira ngo abe yabasha kwinjira hagati, abone gukinisha na Baruni, abone gukinisha ba Richard nk'uko uyu munsi bagiye ubibona bagiye bakinana. Ubwo ndavuga Richard Ndayishimiye umurundi ukina hagati pe, ntabwo abareba bakumbura ngo bibage mu nzenge se Haruna Musamajyari arihe. Oya, ntabwo abareba bitekerezo ko umusore twa Richard aba yakoze clean, aba yakoze duty yiwe neza. So kubwanjye mbona Aimable yabikoze neza. Yes, urakoze cyane no kuvuga rero Aimable na Emmanuel Nshimiyimana bakunze kwita Kabango yu wari kapiteni w'ikipe ya Gorira. Rwose tubahaye amanota kuko bagerageje imusanze bitwaye neza, barafunga bitwara neza. N'uyu munsi tubahaye amanota. Reka twerekeze noneho gato kuri median ya equipe ya Rayon Sport. Uwitwa Kanamugire Roger, umwana waturutse muri Heroes. Kongeraho uwitwa Richard, umwana waturutse muri Muhazi United ariko w'umurundi. Ko Richard ntago ari umunyarwanda. Twarababonye kuri Musanze iyi mediani, niwe ngo iyi defense ni mediani, wende bakinyi bose maze kuvuga ni Musanze nibo bakinyi. Ahabaye impinduka nitwagera ndakubwira. Ni Musanze nibo bakinyi. Ndagira ngo no tugaruke ku uyu mwana Kanamugereje n'uyu Richard. Bibutsa ko iyi mediane yahozemo uwitwa Aruna Musamajyariwa ndetse n'uwitwa Niyonzima Olivier Sefu. Aruna Musamajyariwa reka wenda we ntabwo wari waje Musanze, reka aka kantu nkakubwira ukamenye. Aruna Musamajyariwa twagiye i Musanze, umutoza yari yamuhisemo ko agomba kumukoresha, ariko ngo umupfumu we aramuhamagara amubwira ati nujya mu kibuga cy'Musanze kuri stade ubworoherane nukinamo uri bugire ikibazo cy'imvune buvunite akaguru. Arangije yanga gukina, ari muzima nta kibazo afite, yanga gukina ku bw'izo mpamvu. Robertinho uyu munsi yamukoreye iki? Yamufashe none yamushyira no muri 18. Aravuga ati Musanze wanze gukina, reka noneho naha dukoresha abandi bamenyere kugira ngo n'ubundi nujya wanga gukina tujye tuba tugize gute dufite ibisubizo ejo cyangwa ejo bundi tutajya gukina na APR Umukeba wacu ukanga gukina, tugashyiramo umuntu utamenyereye gukina ugasanga bitubanye ikibazo. None nagira ngo tugaruke ku iyi mediane
y'uwitwa Richard ndetse n'uyu Kanamugire Roger, uze none kumbwiraho kuri Mediane y'uwitwa Nyonzima Olivier Sefu Kambana Roho ndetse n'uyu Aruna Musa Majaliwa. muri make umutoza wa Robertinho abantu bamuzi mu mitoreze yiwe ni umutoza ukuriyetinga kandi akarema impano n'ubushobozi mu bakinnyi mu buryo buri mental mu mitekerereze yabo bakagira maturite mu gukina, hanyuma kandi akaba ari wa mutoza uha icyizere abakinnyi n'abatari bagifitiwe cyangwa batari bakifitiye ubwabo akakibaremeramo. Niyo mpamvu wabonye Kanamugire ubushize yakinanye na Richard i Musanze bagira performance nziza. Uyu munsi bongeye barakinana kuri Kigali Pele Stadium, nabwo iyo chemistry yabo cyangwa se guhuza kwabo bigomeza kugaragara ko biri impeccable. Ndetse ndakwibutsa ko mu minota ya nyuma igihe Etincelle yatangiye gukanguka yataka Rayon Sport cyane, harana Kanamugire Roger akoza engagement ava nko muri metero nka 20, sinzi umukinnyi wa Sport yagutakaje umupira, Kanamugire akora engagement aremera aritanga araserere ku mupira ukura ku mukinnyi wa Etincelle yari anyumaze neza kwipositiona ngo yinjire muri box ya Rayon Sport, ku buryo nta kindi kintu arasigaye uretse kureba umupira aho umunyezamu ahagaze Kadim Diaye akaba yamutsinda igitego. So bivuze iki rero? Bivuze ko Kanamugire Roger ari umukinnyi wakwitabazwa anytime muri iyi mikino ya shampiyona y'u Rwanda akaba yatanga umusaruro. Ibi bivuze iki na kandi nanone bivuze ko Rayon Sport idafite abakinnyi bo kwicara kuri bench gusa badafite ubushobozi, kuko ifite umutoza wongera abakinnyi physique ayabonga uzamura abakinnyi urwego, ikanagira noneho umutoza nka Robertinho uzi gutoza abakinnyi mu buryo buri tactique na technique zijyanye n'uburyo bwo gukina kandi muri style yiwe ashaka. Kanamugire rero kwivumbura kwa Haruna Musa Majaliwa ndetse na meforme za Sefu twari tumenyereye ko akaba ari uri hariya, byahaye amahirwe Kanamugire yo kwigaragaza, yo gukorana umwete cyane, yo gukora cyane kugira ngo azamure urwego rwiwe. Even na Richard ni umukinnyi ugukinira afunga baro akayitanga, afunga baro inde bamuha baro yakira ahita areba umuntu ayihereza, nuko Richard akina ntuzamaze ibintu byinshi, naho Kanamugire we babaka ari nk'umuntu uri pura arakupita akagukura agakina umupira we. So rero Rayon Sport ikintu ifitemo gikomeye ni uko ifite n'abamediateri beza kandi bari ku rwego rwiza. Ibaze ngo ngubu iyo haba kira kibazo cya Majaliwa izi neza ko Sefu atari muri forme, sinzi impamvu rwose ayabonga atarimo mukoraho bikabije ngo yamuzamura urwego, nuko rimwe na rimwe njya numva bako imyifatira Sefu ari igorana nk'umusportif. Si uko igorana byo kugorana, ahubwo umuntu w'umusportif afite ukuntu agomba kubaho mu buryo bwa management y'imbaraga z'umubiri we, discipline mu mirire n'imiryamire n'ibyanywa. Ibyo byose rero iyo bidahuye umukinnyi ngo agire ubwo bushobozi bwo kubimanaginga no kubiha umurongo ukwiriye, usanga impano ye cyangwa umupira we upfuye ubusa, abantu bari bamuziho ubushobozi bukomeye. So kubwanjye rero Rayon Sport ni cyerekana ko ari equipe ikomeye ifite abakinnyi bashobora gusimburana. Reba ukuntu Yusudiane yavunitse n'uriya mutipe wundi bakinana uriya muri defense hagati hazamukamo Kabange na Aimable bagahita zatanga umusaruro. Mediane na Sport igahita igira ikibazo cya meforme za Sefu, ikanagira ikibazo cya Musa Majaliwa wivumbuye, igahita creating uburyo bwo igakinisha abandi nabo bagatsinda. Ibyo ni ibyerekana iki? Ni ibyerekana ko equipe ifite intego kandi ifite effectif, umuntu yavuga ko ihagije, nubwo jewe ntemera ko ihagije cyane, kuko wabonye ko nka Charles Bare tukimurire yangiraho donc tukimwizereraho nk'abareyo, tukireba ukuntu ikina twizera ko Charles Bare ari wo mwataka wacu, wabanaga yuko ibisubizo byaburaga. Ariko aho hazi umugabo witwa Faranganye n'umukinnyi ugutsinda mu gihe no mu mburagihe, aragutsinda ku mutwe cyangwa gutsinde ku maguru, mukanya arabikoze. Abantu bari kuri Pele Stadium umunyangana na Sara kubera ko yageze umupira, nawe turaza kumugeraho. Ariko no kuvuga ngo Rayon Sport ifite ibisubizo birenze kimwe, ariko byose bishingira ku mutozo uzi kubyaza umusaruro effectif afite. Jewe niko mbibona, kuko Robertinho ni umutoza werekana akaguha fact, akanaguha amasomo ajyanye n'ibyo agukeneyemo kandi mu gihe gikwiriye ukabitanga.
turaza kubigarukaho tugeze mu buryo asimbuzamo abakinnyi ikipe igahita ikagira imbaraga. Twakomeza reka tugere noneho kuri wingi z'uyu munsi umutoza yaba yahise gukinisha yafashe uwitwa Iraguha Haji mwana mutoto wa Rutsiro nimero 99 mugongoni double 9 Haji man Iraguha Haji uyu mupeti aranangaza yambara nimero 99 of course urundi ruhande afata iyo ndamwitane nicyo kintu kiba gifite speed yo ku rwego rwo hejuru ijwi ngo rigena metero 340 mu isegonda cyangwa urumuri ewana speed nk'irumuri ni ukuvuga ngo Azizi Basane ninga macacari kari buratera imediateri bandarateri prise la ronja umva pate cya kindi uzi ko gikubita pya aba ari cyo uterekaho. Azizi Basane yarari ku ruhande rumwe Iraguha Haji ari ku rundi none ragira ngo aba bakinyi cyangwa se izi wingi z'uyu munsi za Rayon Sport tuzigarukeho. Azizi Basane Iraguha Haji wowe mu ishusho yawe nk'umunyamakuru wababonye ute? Ese bari kuyihe level? Ese bari kwitwara neza cyangwa hari ibyo bafite batari guhareyo cyangwa bari kwitanga icyo bashoboye cyose bakagihareyo? Ikintu cya mbere navuga nuko umukinnyi wese buriya tumubona mu kibuga ariko hakaba igihe abarimo akinira kuri konsigne z'umutoza. Icyo niyo cya mbere. Umukinnyi ashobora kuza twaba tuzi ko abawinga bacu Azizi Basane ni umukinnyi wihuta cyane afite umuvuduko nk'uwijwi cyangwa se nk'urumuri. Ni umukinnyi wihuta cyane akaba yakwihuta agakoresha equipe adversaire akayihabya akayinaniza kugira ngo aze kubona uko bakreya uburyo bwo kuza gutsinda equipe yamaze kugira fatigue. Niba maze kubona ko Rayon Sport ikunda gutsinda mu gice cya kabiri ese no kubera iki? Ni ukureka amakipe akenshi bayananije mu gice cya mbere ikabirukansa ikabananiza hanyuma igice cya kabiri ikaza kuza umutoza yamaze kubona ahantu hari ibihanga yamaze kubona ahantu umupira urubuza kunyura. Basane rero navuga ko igihe yatanze nibura 89% kwijana ry'ibyo agomba gutanga ku rwajye ruhande kuko n'umukinnyi wagongaga n'umukinnyi wihutaga cyane wagoye cyane abadefenseri ba equipe ya Intercell cyane ko umwe muri bo banamuhaye warombe nimero 6 bamuhaye karita y'umuhondo kubera gukina nabi Basane yari yamuzengereje. So n'umukinnyi rero umuwinga we role ya mbere niyo gukomeza kwagura ikibuga kandi agakina afite intego zo kuvuga ngo nkomeze gukina kugira ngo mfungure ikibuga bagenzi bandi babone ama espace yo gukiniramo. Iraguha Haji rero nawe tumuzi nk'umukinnyi umaze iminsi uheka Rayon Sport ndetse akaba umukinnyi ugira amashoti akomeye cyane inyuma ya box. Ni umukinnyi nawe ukiri muto kandi buryo umukinnyi ukiri muto aba agifite energy aba agifite energy aba agifite imbaraga z'umubiri zituma ashobora kwirukasa equipe zituma ashobora gukina iminota myinshi kandi afite imbaraga z'umubiri. So rero Iraguha Haji navuga ko nawe uyu munsi yikinnye neza kabone n'ubwo nta gitego yatsinze y'amashoti y'abarebe basanzwe bazi bamenyereye akubita aterera kure akaba yagora umunyezamu cyangwa akaba yajya mu izamu akaba atateye umunsi byaterwaga na konsigne abakinnyi bahawe n'abatoza babo. Buri umutoza abakinnyi ba Intercell bari bafite marikage ikomeye cyane kuri Iraguha Haji bavuga bati niba umuha akanya gato arabatsinda nimwinindire ko yinjira muri box ahubwo mu block akiri kure narinda abona umwanya wa metero 2 imbere kugira ngo ategure uburyo atera shot mu izamu kuko bamuzi. So to be honest ngiye ku rwego ruhande Haji he did all the best yakoze ibyo yarashoboye byose kandi yabikoze neza. Dukomeze tunanyarutsa. Yes none tugaruke gatonya ku 10 hari uwitwa Muhire Keve captain. Uyu nguyu rero noneho wimuvuga uyu nguyu ni kari baratera ni stabilisateur mugani wa Anta ni please ni arrange ni byose man. Keva afite igihaha atangira umupira akina umupira we speed yatangira ni yasozanya wamubonye uyu munsi ikibuga kizengurukaga cyose nigeze kumana muri defense abantu bamwe ati kabisa courage arongera agenda akajya gushaka ibitego. Keva mu by'ukuri ko ari captain wa Rayon Sport he deserve it arabikwiriye arabimerita kandi umukinnyi ubona ko afite collaboration afite gukorana neza n'abandi bakinnyi kuko barakina
ukabona barareba ahantu ahagaze kugira ngo barebe abantu bamuhereza umupira nawe ahita abona uko aplasa bagenzi be kugira ngo abone uko bakinisha. Mu ijambo rimwe, Keve ni umukinnyi nimero 10 wa Rayon Sport udasimburwa kandi ufite ubushobozi bwo gukina mu ikipe yose hano mu Rwanda akayikinamo neza. Yes, uyu munsi twabonye uwitwa Robertinho yatakisha abataka babiri, uwitwa Faringai umunya Senegal waje gutsinda igitego, ndetse n'uwitwa Charles Bale. Mbibutsa ko uyu Bale yaramaze igihe arya gatebe, ariko Musanze ajyemo ku munota wa 46 akimara kujyamo ku munota 46 atsinda igitego ku munota wa 50. Uyu munsi umutoza avuga ati ariko nimba yagiyemo agatsinda kuki namushyiramo, arongera amugirira icyizere. Aba batakanagira ngo tubagarukeho noneho, Faringai umunya Senegal, Charles Bale umugande. Nabataka wabonye gute? Ese ubona arinde ukwiye ubundi gukinira Rayon Sport? Ubona arinde ukiri hasi, cyangwa se wowe ubibona ute? Nihe shusho y'aba bataka ubona waha abakunzi batuza TV bagasobanukirwa bakavuga bati abataka bacu, kuko nibo bataka ubundi Rayon Sport ifite? Ngo Rayon Sport abataka ifite Charles Bale, ikagira uyu Faringai, nta nundi, kuko Adamu Bagayogo ni imande, bahaji bose barabose ni imande. Reka tubagarukaho mu ncamake, ariko nanone umuntu yabavugaho ibirebire cyane bitewe n'umwanya twaba dufite. Reka mbere ku musajya witwa Charles Bale. Umwaka ushize abantu baramwibuka cyane ko ari umwe mu bakinnyi badukiniye imikino myinshi, ariko mu by'ukuri akayakina abagiriro bamushidikanyaho batamwemera cyane kubera yuko ni umukinnyi warataga ibitego byinshi, agakina ukabona afite umwete wo gukina ariko finishing, kandi burya igisobanuro cy'umwataka ni ugutsinda. Batitaye ku buryo bwose wakoresheje, iyo umwataka atsinda abafana bamwemerera ko yatsinze. Mwataka ni fire. Rero ni ukuvuga ngo Charles Bale ni umukinnyi wakoraga akabona yakoresheje imbaraga nyinshi yakina n'abandi, ariko ugasanga ibitego ni bikeya. Rayon Sport inatekereza kujya ku isoko kugira ngo ibe yazana undi mukinnyi wo kumusegonda, donc wo kumufasha, wo kumucalenginga kugira ngo yumve ko ibintu bitakiri bya bindi. So niko kugenda ikoza muri Senegal izana Faringai wari warakinye hanze, sibyo? Yakinye muri Espagne. Ni umukinnyi waje mu by'ukuri, ndibuka nigeze gutanga link muri groupe imwe y'abafana ba Rayon Sport barabyibuka, ndavuga ni Rayon Sport aba bakinnyi, donc naranditse ni Rayon Sport ninde uzayikira, maze kureba ukuntu Faringai yarafite highlight nziza. Gusa highlight zishobora no kuguha icyizere cy'umuntu, kandi umuntu yararangiye bitewe n'igihe amaze adakina. Rero nicyo kintu cyabaye. Faringai yaraje aza tubaza uti umucunguzi w'abareyo mwataka kabombo wa mbere araje mu Rwanda kuva Espagne, umukinnyi wakinye hanaha mu gihugu nka Senegal kigira impano z'agatangaza, akajya no hanze, akajya mu bihugu bitandukanye. Tuvuga tuti kwa kweli Rayon Sport ikoze deal. Gusa cyaje kuba kitungura abareyo ni ukuntu yaje nayo atangira gutanga umusaruro. Yewe amagambo aratangira bati SG yamuriyemo injawuro, bati ndende yamuriyemo, undi nande yamuriyemo. Byageze aho Rayon Sport yari igiye no kumusezerera. Yagiye no kumusezera kugira ngo imureke ishakire ubundi. Tugaruka kuri Faringai. Yego. N'umwataka waje afite ikibazo cy'imvune, bura niyo mpamvu abantu batinze kumubona. Sure nari ngiye kubivuga. Aho yarafite ikibazo cy'imvune n'ivi. Abantu bibaza uburyo ekipe yaguze umukinnyi ufite ikibazo cy'imvune, ari byo bya bibazo bya Rayon Sport. Ariko amagambo bye yari menshi, ariko ndizera arimo aracimaka. arimo aracimaka kubera ko Rayon Sport imaze kubona ubushobozi bumurimo, ndetse bamwe mu basesenguzi hano mu Rwanda cyane cyane abanyamakuru bakomeye bazi bya siporo bareba, wenda nafata urugero rw'umunyamakuru jewe wenda mprefera ukuntu asesengura umupira nka Riga Rugaju, niyo watangaje ati Rayon Sport ifite umwataka udafitwe n'indi kipe yose hano mu Rwanda. Uwa kabiri ni Elija wa Polisi, ariko Rayon Sport ifite umwataka wa mbere. Umugabo witwa Faringai ni umugabo kwataka akagufesinga, ni umugabo kwataka uri umudefanseri muri babiri ntatinye kubajyamo ashaka kubacenga kandi akabikora. Ni umugabo gutsindisha ikirenge akaragutsindisha umutwe. Tumini ko ni umukinnyi karite zose arazujuje z'umwaka. Ni umukinnyi wuje karite zose. Ari kumwe n'umudefanseri ashobora kumwera imena akamushyira ku ruhande. Of course.
umupira waje ku mutwe mu gihe wenda umborenga arekuye umukororombyo ugana mu izamu yashyira ku mutwe. Ni muremure afite taye ndende kandi ntabwo afite umubiri umuvuna. Ni umukinnyi ufite imbaraga wumye wakoze imyitozo iri ku rwego rwo hejuru ukwataka gutsinda igitego kandi ukabona ko agutsinda igitego yagushyizeho pressure. Mwamenye ko Etincelle nk'igitego atsinze Etincelle mu mugoroba ni impamo y'Imana uriya hatabayeho ubwenge bw'umwataka ntabwo umupira ari kuwutera kuko reba Bagayego awuhinduriye hagati mu maguru y'abadefanseri Foringanya yarawufitemo neza amaguru y'abadefanseri ntabwo yagiye gutekereza ibintu byinshi nta nubwo yigeze ashoshowe yakagize arakagobyora agashyira ku ruhande aragakaresheje arakagobyora gaca mu maguru y'abadefanseri n'umunyezamu ajya kubona umupira wamunyuzeho kare aba ariyo bitera hejuru narindi